murakaza neza aho bigira ikorana uhanga Mwalimu Teacher David kora subscribe tuje tubana mu masomo murakaza neza aho bigira ikorana uhanga Mwalimu Teacher David kora subscribe tuje tu Yes, ubu noneho tugiye kurebera hamwe utuntu tubiri tugiye gukorera hamwe muri telefone. Ni ukuvuga ngo ikintu tugiye gukora ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse tuzajya turagikenera uko bwije n'uko bukeye. Hari igihe ugira gutya bakaba bakwibye telefone yawe, kandi telefone yawe yari irimo amafoto, yari irimo indirimbo, yewe yari irimo dokumenti zawe z'ingenzi. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe uko wabika dokumenti zawe ndetse n'amafoto yawe cyangwa se indirimbo wifuza yose, ku buryo utabibura igihe cyose ubikenereye. Tugiye kurebera hamwe uko wabika amafoto yawe ndetse na dokumenti zawe kuri email. Tugiye kubirebera hamwe. Iyo video abantu benshi barayinsabye, niyo mpamvu nanjye ngiye kuyikora. Ngewe mugiye kubana nitwa Teacher David. Murabona ko na channel yacu niko yitwa. So wowe icyo usabwa gukurikirana video aho utarebye neza ugasubiza inyuma, kubera ko iyi video ni wowe nayikoreye, ndetse nicaye ndatekereza ndavuga nti uwahereza abantu ibintu byabagirira akamaro muri society. Murumva ko kino kintu ni icy'ingenzi cyane. So wowe uri buze kureba ino video kuva kuri uyu munota kugeza irangiye, uraba ufite ubushobozi bwo kubana n'amafoto yawe kuri email yawe, bwo kubana na dokumenti zawe. Mbibutse ko dokumenti ndi kuvuga harimo diplome, harimo fotokopi y'irangamuntu wayisikanye neza. Ku bantu bashaka na application isikana dokumenti neza ku buryo ugira ngo ni original wasikanye, nabo batwandikire muri comment. Icyo nagushishikariza nuko wabanza kureba niba wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika kuri iyi channel yacu. Ngewe mugiye kubana narangije kubibwira ni Teacher David. So kora subscribe kugira ngo tujye turabana muri byose. Noneho ikintu cya mbere uri buze gukenera, iyi video ni iy'ingenzi, ntimukazajye murirengagiza video z'ingenzi. Iyi video igufitiye akamaro, kuko ejo cyangwa ejo bundi telefone yawe ishobora gupfa. Ntabwo mbikwifurije. Telefone yawe ishobora kugira ikibazo, kubera ko ni ibikoresho byarakozwe, ishobora kugira ikibazo ugasanga ya mafoto yawe, za dokumenti zawe, diplome, izindi mpapuro se, ndetse yewe n'ikisi, sinzi ukuntu nabivuga, impapuro zose waba ubitse muri telefone. Tugiye kurebera hamwe uko wazibika. Ni ukuvuga ngo iyo dutangira dusobanura video kugira ngo turebere hamwe, ni nka introduction, niko twabyita. Niyo mpamvu muba mugomba kwihangana kugira ngo mubanze musobanukirwe icyo video igiye kuvugaho. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere tugiye gukora, turaza gukoresha ino application yitwa Gmail. Ubwo ni uburyo bwa mbere tugiye gukoresha. Hari n'uburyo bwa kabiri. Wowe turabana kuva iyi video yatangira kugeza irangiye, uraba ufite ubushobozi bwo kubika dokumenti zawe, bwo kubika amafoto yawe meza yayandi ukunda kuri email yawe, ku buryo igihe cyose uzabura telefone yawe cyangwa se uzahindura telefone yawe, uzashyira email yawe muri iyo telefone yindi nshyashya, uhita usangaho bya bintu byose wayisevinzeho. Ariko nutabikora uzabura iyo telefone, nurangiza ubure n'ibyari biyiriho. So noneho tudatinze muri byinshi, narangije gusobanura video ikigiye kuvugaho. Ikintu cya mbere uri buze gukenera, uraza gukenera ino application yitwa Gmail. Iyi ngiyi wowe utayifite
nakugira inama yo kujya muri Google Play Store yawe warangiza ugakuramo ino application yitwa Gmail. Noneho nurangiza kuyestara muri telefone yawe, ikintu uri buze gukora ni ikihe? Urahita uyikirikaho. Numara kuyikirikaho, ikintu bari buze kugusaba, kubera ko wari ubwa mbere, baraza kugusaba email kugira ngo joining, ariko ngewe nsanzwe nyikoresha. Ikintu uri buze gukora rero nta kindi, ni ukuvuga ngo hano bahajya iyo bagiye gukompoza n'ukwandika. Wihangane, iyi video ni wowe nayikoreye, iyi video nayigukoreye, nabonye ko ari y'ingenzi kuri wowe kubera ko nanjye byaramfashije kandi nawe byagufasha. Ihangane uyirebe kugeza irangiye. Uraza hano kuri compose, to compose cyangwa se gukompoza n'ukwandika. Ubwo tugiye kwandika nyine, hano hantu niho urahita ukirika. Numara kuhakirika, ikintu uri buze gukora, urabona ko hano tuba dufite from umuntu iturutseho tu umuntu, noneho tugiye kuyohereza subject. Mbibutse yuko niba tugiye kohereza document turandikaho ngo document, kubera ko dushobora kohereza document zirenze imwe kuri email imwe. Noneho hano compose, noneho ni ibintu ugiye kugira ute, ugiye kwandika. Compose ni bya bintu noneho ugiye kwandika. So ikintu ndumva maze kubisobanura. Noneho ikintu ugiye gukora hano, ugiye kwiyandikira wowe ubwawe. Ugiye kwiyandikira, ariko iyo email ugiye kwiyandikira, ni ukuvuga ngo uyu nguyu aba ari wowe. Uyu nguyu uri hano from bivuye he? Kuri ngewe. Uyu nguyu aba ari wowe. Noneho uyu nguyu ni umuntu ugiye kwakira. Uyu muntu rero turashaka nimero dukoresha cyangwa se imibare dukoresha. Reka dukoreshe 1 2 3, sibyo? @gmail, sibyo? Nitumara kubikora gutyo, nituyohereza iraba draft. Niba draft ntabwo turi buze kuyibura. Igihe cyose tuzajya muri all emails cyangwa se all sent cyangwa se kuri draft, kuko hari ahantu inyuma turi buze gusanga hari akantu ka draft. Aho hantu iyo ugiyemo usanga ibyo wasevinzemo byose. Noneho hano reka dushyireho 1 2 3, sibyo? gmail.com. So ni ukuvuga ngo hano byabaye. Urahita ukora kuri hariya add recipient. Noneho hano tuvuge wenda photos. Noneho compose. Subject mbibutse kari title y'ibyo bintu ugiye kohereza. Compose noneho tugiye kwandika. Ahangaha tugiye kwandika. Noneho ikintu uri buze gukora nta kindi, uhita uza hano hantu ha attach. Attach file. Noneho iyo uhakoze bahita bakujyana. Urabona ko bazanye attach file. Urahita uza ukore hano. Iba document, iba iki, byose wabibikaho. Urangije uhitamo icyo ushaka gushyiraho, ugahitamo ikintu ushaka gushyiraho muri ibi bintu biri hano. So noneho iyo urangije, urugero reka nshyireho iyi ngiyi, ino ya mbere. Urabona ko yagize ute, yagiyeho. Wakomeza ukadinga, wagera ku mafoto yose wifuza ukagira ute, ukarekeraho, ntacyo bitwaye. Noneho ikindi kintu uhita ukora hano kuri send. Aka kantu kari hano ni ka send. Iyo usendinze rero bakubwira ko yabaye draft, bakubwira ko iri kuba sent. Yego,
barabikwereka ngo yabaye ngo senti, ariko mu by'ukuri ntabwo iba yagiye, ahubwo iba yagiye muri draft rero iyo uje ugakora kuri tuno dutatu, kuri utu tudoti dutatu turi hano ahangaha ukahakora, usanga hari ahantu handitse ngo draft. Murahabona ngaha ahantu handitse draft. Ubu ni uburyo bwa mbere wabika amafoto yawe cyangwa se document zawe kuri email yawe. Noneho uburyo bwa kabiri, wihangane wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Hariya niyandikiye. Noneho uburyo bwa kabiri wabika amafoto yawe kuri email cyangwa se any document, za diplome, ama ID cyangwa se document yose waba ufite ukuntu wayibika. Ikintu uri buze gukenera urakizi, ikintu uri buze gukenera nino application yonyine. Ikintu uri buze gukenera ni ya application yonyine. Bayita Google Drive cyangwa se yitwa Google Drive. Iraza kugufasha neza cyane mana. Wowe kora subscribe gusa. Ubu ngubu umutekano wa document zawe, amafoto yawe wabonetse. Bakwiba telefone yapfa uzayibwire ngo ntabwo mpimye, ibyanjye byose ndacyabifite. Kubera ko nakurikiye Teacher David yanyigishije uko nabika document zanjye. So nta kindi kintu uri buze gukora rero, uri buze kujya muri Google Play Store yawe. Reka twihutishe video ntidutindane. Uri buze kujya muri Google Play Store yawe, ahangaha nurangiza usearching application yitwa Google Drive, barahita bayiguhereza. Urahita uza hano kuri search engine, numara kuza kuri search engine utayipinga icyo ushaka hano. Urugero tuvuge Google, yego yitwa Google Drive. Urabona ko bayiduhaye ngiyi. Iyo ikintu cyabonetse murabizi ko ntabwo nkomeza kugitindaho. Google Drive tuyisearching, nge baransaba update kubera ko imazemo igihe kirekire, ariko wowe urasanga handitse ngo install. Nurangiza uhakore kuri install. Niyi ngiyi, dore ngiyi shape yayo. Nubwo tuba turi kwamamariza izi society zitatwishyura ntacyo bitwaye, ariko nazo ziradufasha cyane kubika amakuru yacu. So noneho ikintu uri buze gukora umaze kuyestara, uraza gusubira inyuma. Numara gusubira inyuma, ikintu uri buze gukora, ndakwinginze iyi video niba hari n'inshuti yawe uyiyihereze, kuko iyi video ni y'ingenzi cyane. Abantu benshi bajya bataka ngo telefone yanjye bayibye, nabuze amafoto yanjye. So abandi nabo bakataka ngo document narimbitse muri telefone zanjye zose zabuze. Ariko iyo uza kuzibika kuri email yawe muri ubu buryo ndi kukwereka, ntabwo buri gutaka gutyo. Kuko iyo uguze telefone nshyashya ubishyiramo bigahita bigaruka. Noneho urahita uza ufungure Google Drive yawe. Ngewe nsanzwe nyikoresha kuko ntabwo nakubwira ibintu cyangwa se ngo nkwigishe ibintu ngewe ntakora. Nsanzwe nyikoresha. Murabona ko izi zose ni document zanjye. Murazibona namwe ko nazibitsemo. Ni nyinshi pe. Izi zose nizo. Noneho wowe ikintu uri buze gukora, bashobora kugusaba gukora join. Uraza kujoininga cyangwa se uhasange hari empty habereye aho. Noneho uhita ukora kuri kano ka plus akangaka. Kuri kano ka plus niko ugira ute, niko ukoraho. Kankabereke neza kuko iyi video ni wowe nayikoreye, aho utarebye neza hose wasubiza inyuma. Kuri kara ka plus, noneho iyo ukoze kuri kano ka plus barakubwira ngo upload. Ubwo nukubikamo ikintu, amafoto cyangwa se document cyangwa file. Noneho ahangaha hano no gukreatinga folder, hariya ngweretse. Ahangaha ni Google Document, hariya ni Google Sheet, ahangaha ni Google Sheet.
noneho wowe ikintu uri buze gukora nta kindi, uraza gukora hano hantu handitse upload. Hano handitse upload niho uri buze gukora, hano handitse upload. Numara kuhakora, hano handitse upload, numara kuhakora kama kawaida baragusubiza muri za document zawe ufite cyangwa se amafoto yawe ufite. Ikintu uri buze gukora, urakora ku foto ushaka gushyira muri iriya nuza na document mbibutse ko ari kuri abazishyiramo, kuko hano urabona hano urugero rwa document kaburetse, urugero rwa document uraza kubibona muri telefone yawe, kuko ngiyewe ahangaha ndi ku mwanya w'amafoto. Noneho iyo ushaka kubyohererezamo rimwe atari imwe, ukora ku foto imwe ushaka ukarindiza, hakaza kano gaterebye k'ubururu, akangaka k'ubururu. Noneho iyo wakoze biriya ubwo ugenda udonda, noneho ubwo biba bivuze ko izi zose ushaka kuzishyiriramo rimwe, ubwo ni select. Noneho iyo urangije nta handi hantu ukora hano hantu handitse select. Wenda urugero reka tuvuge ngewe ndashyiramo imwe, izi ngizi reka nzikorere and select. Noneho kubera ko ngiye gushyiramo imwe ndakora hano hantu handitse select. Tayari murabona ko preparing, yego your one file bari kugira ute, bari kuyishyiramo, iri gukorwa, mbega iri kuba uploaded. Guys, iyi ngiyi niyo nzira, nta yindi, nta handi hantu uzakora kugira ngo ubike amafoto yawe cyangwa se ubike document zawe cyangwa se andi mabanga yawe kuri email. Nta bundi buryo. Urabona ko na video ubishaka wayishyiraho, na audio ubishaka wayishyiraho, nta kindi kintu ukora wowe, nabikweretse byose. Bura nijyaho baraza kubitubwira. Uza hano kuri aka kantu kateranya, urabona ko yahageze. Turi saa 8:13, turi saa 8:13. Urabona ko niyo saha izute, niyo saha ihagereye, saa 8:13. Namwe murabibona. Guys, ni gutya babika document n'amafoto kuri email yawe. Ukoresha uri emailinga, wiyoherereza email ikaba draft, kuko ikintu cyose wakoreye kuri email yawe iyo uyishyize mu yindi telefone, bya bindi byose wakoze n'ubundi urongera ukabibona. So guys, mwakoze kubana nanjye. Iri ngiri ni ryo herezo rya video yacu. Kora subscribe, ukande like, ukore share kuri bagenzi bawe nabo birebere ibyiza wabonye, ndetse unadushimire muri comment niba ushaka kudushimira, kandi twandikire muri comment ikindi kibazo cyose ufite dufashanye kugikemura. Mwakoze kubana natwe. Iri ngiri ni ryo herezo rya video yacu. Mbibutse ko kugira ngo iyi video uyirebe neza bisaba kucurika telefone, kuko ni ibi bintu bya technology dukora niko biba bisabwa ngo birebe kugira ngo buri kintu cyose ukirebe uko cyitwa. So thanks for watching. This is the end of our video.